bucunzi zira gucuka abacuzi bacuze umusizi tuyisenge mukuru w'ikaramu. Niba dupfa amasambu twapfa tukayasiga, niba dupfa tukibagirana tukavumbura byinshi, tukarenga ntitwibukwe awiniti ninde, bene Imana bene Imari bene Imana namwe bene Imandwa ndwaye indwara yo gusara nsobanuza n'indi yo guseka mu bisigo. Ndasobanuza ijambo mbabaze n'ijanja n'ingarura ubuyanja ndambuka inyanja dore ko basaze batya ngo intiti iratandire n'intati, intiti irahuriye n'igitabo, intiti se n'igitambambuga, intiti se n'igituza gitamirijwe zahabu. Ese intiti n'ibiti bibishuhishe cyitatire cyangwa intiti n'imaduna wazanye guterekera? Intiti ninde? Ni Nyirakavumbi nyina w'Amavubi wibarutse intana batatu kwitabara ntibuze gutanga. Intiti ni iki? Intiti ninde? Ni Nkubita y'Imanzi wigaye ubutora agatanga u Rwanda akarugabira wa muhungu wa Mariya. Intiti ni iki? Ni Imana y'imahanga yiremeye Rusenzi yiremeye Rusufero akabimazeho abana. Ese niyo ntiti yatumye ba baturage bataramira kuri rwa rubuto bakabirya binaryoshye, ahubwo byari ukubaroha? Ese yibatiza ubwenge ikabatiza ubwira bakamenya ubwangamugayo bakarya ibiribwa, aho ntituba tunezerewe? Ariko ahari niyo ntiti yaribangurana nzapfura undi yamfura, ati nzapfura undi utagira n'urupfusha, wikwipfumba tutyo ngo wihebe nujya gupfa uzajyana na rubangura nugera ntuzanamuyobora. Nzapfura undi abundi ahinduka ukundi ati gute nyir'ubutungane, natahana miturirwa ngatahana amagorwa nzamuyoboza iki? Ati tuza nzamugabira kabiri kuri kabiri, nzamwambura umubiri najya gutaha byose azasiga iyo. Nzabaha umunani mwembi ibimonyo n'ibishorobwa, muzasabana n'umuswa, muzaseka n'indabo zabakikiza n'indabo, nta n'indambi nzabakundira kuzana. Ese niyo ntiti? Oya kandi ese iby'uko wa mupapa utarigeze abyara yitwa nyir'ubutungane isi yose ikamusabira muri buri misa ko nanabisanze si we wabizanye? Ese uwo papa uho nawe yaba umutinganya yakwitwa nyir'ubutungane ukazanamugororera ijuru nta kujijinganya? Byaba ari ubujiji. Ariko intiti ninde? Nuwatutse guterekera akimika batisimu dore nta naho bitaniye. Kuramya ibishushanyo se niwo mushinga w'intiti, kurwanya kubandwa no kurwana n'umutima, ese ibyo bitanga umutuzo? Ariko intiti yanyobeye. Ariko intiti ni iki? Nuwakize atarwaye, nuwazutse atarapfuye, nuwakikiye atarabyaye, cyangwa nuwakize atarize? Ariko intiti ninde? Ni Ndere w'indindagire wandagaje nyina akamusuzugura akanyara ngo yaje Nyarugenge nta nyegamo? Cyangwa intiti Nyirangarama bene amashuri bakora urugendo shuri bakamwiga mu mashuri kandi iryo rinyagwa ataranaryiigeze, byamubujije kurema akarusho bose bashiriyeho? Intiti zikanagashoka uko zishatse. Ese intiti si we? Ariko intiti ni iki ubundi? Intiti ninde? Intiti ni iki? Ni Gatari nawe itanigiye akabutike ngo ajye yicururiza uduturu hato babukuru batazavugirizwa induru n'indoro nyina abitse mu ndaro. Ariko intiti ni iki? Ni uwize imibare akayiminuza za Burayi atakayikoresha mu gutema abaturanyi. Ariko intiti ni iki? Nuwavumbuye imiti akarenga agapfa. Intiti nuwatunze inganda zikora amatora akarenga akicwa no kutaryama. Ariko intiti ninde? Ni uwize ibizungu yatagatahukana ubwo butinganyi n'umwiryo wa gisore ngo ni ubusirimu bwaranasabitswe n'ubusazi. Ariko Imana y'u Rwanda hari nayo yararwaye si gusa wabona irembye, yarabuze umurwaza kuko uko nyizi ibi ntibyarari no kabiri itarazanga ibizimyi z'uru Rwanda. Irukiza urwamo cyangwa Imana y'u Rwanda nyuma y'ibyo yabonye ubwambure bw'imbanza ubugome n'ubugwariri muri koma ntitubizi, yaguye igihumure yakuwe n'iy'abazungu, yazanye vizi y'ibitwaro n'ibinyendaro mu isengero idatabaruka twashira. Ariko intiti intiti ijambo ntumva. Ese intiti nimwe yamenye umuterekero mutindi gaterekerera abazimu bahandi isiza ab'iwabo? Ariko so abo batagatifu tutazi n'ibyabo dutinda duterekera bama batinganye cyangwa bamwe bishe bisanga abo banyaga badusabira iki cyo gapfa batisabiye bogasarasye. Intiti intera indambiye, intiti itekerereza ingoma ikayihangira ibihahano. Inteko twaba twese irengera urwacu ikabararike nkaho yaremeye kurarika iki? Ibi nzabisetsa mutara dutashye ngo inteko imurengera n'icano. Ariko intiti ni iki? Intiti ninde? Ese intiti ni Barafinda wafindafinze udufaransa agatekera udupapuro akatungendana hose ngo ni umupangu w'igipindi wo kurara mu rugwiro? Cyangwa intiti ni Mwiseneza
wasanze abasirimu batoranwa ku butoni akabatanga ku nyundo agasitara hafi aho bukeye bikanamuhesha ikamba. Cyangwa intiti n'isimbi wasakaje imisumbu ubusa bwe bugakwira hose bwacya shebuja w'urugamba akanabuhimbira igisigo, niba kibusingiza isura cyangwa kibutaka ubutoni aho mbaraga ntumbaza. Ariko intiti ninde? Nuwazanye ibyatsi byakwandikwa intatane bikabyara intonganya bakamwaka ubutore nk'aho ibyo byatsi ariyo nkuyu ubutore. Ariko intiti ninde? Intiti ni ngangare washoresha igare rukara, cyangwa intiti ni nyirakuru wamuborotse. Ariko intiti nuwiza kaminuza akarenga kaminuka arangwa na mukonikwa ku bukobwa we yihereye ishuri abyita ubufasha, ahubwo ari abo kumufasha kumukiza ubushake. Ariko intiti nk'izo zirakazima zirakagaruka ibuzima. Ese intiti niyo ishongora ku barwayi yibagije ibirwara irwaye? Ese intiti ni kakuzukuru kakarasanye kakandi karasira bakingingo y'amakenga kakibereyeho nk'akatazi ibyakomeye? Cyangwa intiti ni nk'imitanga ititangiriye itama igaturana n'abaturanyi bizira intonganya? Ese intiti ni wa mufurere wifure bagafata kagafuka bakajya gufuya udufaranga twa Bikira Kereniya? Ese intiti ni wa muhungu w'ibihimbi ibihumbi ukoranye udukuma akadukorakora utubera akadusomera mu ikanisa ngo ngaho barasingiza Rurema? Ese ni Rurema biki? Rurema buryarya cyangwa ubusambanyi ubwo murimo? Ese intiti ni irasa ubusirimu yateranyije abantu n'abandi we ntibikwiye? Ese intiti ni ukwiga kandi ibona byose ari no kwigana? Ariko intiti ni Karachinikofe wafindafinze ibintu akagwa ku kishi. Intiti ni Hitireri wigambye kwica ibiremwa agahimwa no kwiyica. Ariko intiti ni wavumbuye indege ikamwica mbere. Ariko intiti naha ninde? Ariko intiti ni za mfura zimwe zikirebamo zura indoro n'indeshyo zikarenga zigosomeza amata inyama? Cyangwa intiti ni yahanze amahoro, ni yahanze ubutwari bwo kwitwaza imitwaro bugacya ugafasha n'abandi? Cyangwa intiti ni myasiro basatse inkwenene ngo ntaze uruzungu amaze kubahesha umudende? Ese intiti ni dangari mu mudiho n'igitsure cye kingize nge? Ariko intiti ni dangari wasabye akaraba kutuma kakamurebera ku rutugu kakamutuka n'ibitabaho akavomerera abavunda kakarwara amavunja kakarenga akakumba? Ariko intiti ni iyi? Cyangwa intiti ni muhoza wampindaga ngo muhunge ngo ntamukora utaramukoye yamwica? Ese intiti ni iyi? Intiti ni Muteterazina watatse umuzimi nako wasingije Rubeho abizi ko ari Rubebe nyine, yumva yasiba kuwebera se akamubera mbonera, gusa arase bikaza ryari? Muteterazina ngo ufitiye umuti uzatanya utanyuka ngo utize umutima wowe warawutaye singututse. Ariko intiti nk'iyo ariko intiti ni Imana y'ibirori yamanutse igikondo igana i Remera ikaba yatashye. Ariko intiti ni Rwamo rw'impundu, intiti ni Rwamo rw'impundu ndibutse wahanze inda nini umurage w'intore n'indi migisha twatoye. Intiti ni Mandela wafungiye ubutindi bw'ubutegetsi yaza ntanabutindeho ahari yumvise indirimbo ya Rwamo. Ariko intiti n'izi ndabyanzuye naho ifunga atari ifungura, naho ifu itanabyara ni kimwe n'isindi itanywe. Iyo si intiti ni kimwe nta yindi ikurikira izindi itaha idatuye ikavumba izo yengewe. Iyo ndayihakanye si intiti ni injiji. It's the Capitol Records Music Group.